ngushimiye kuba unteze amatwi hano ku Rumuri TV 250, nje wumva kuri mikoro nitwa Disboy w'Abanyarwanda, intumwa y'Abanyamusanze ndetse n'intumwa y'Abanyarwanda muri rusange. Guys, hari amakuru arimo kugenda acaracara ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru bya hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Guys, ese waba wamenyeje ko cyangwa se waba wamenye ko Bruce Melody arimo kugenda yamamaza indirimbo ye Pom Pom yakoranye n'umuhanzi witwa Joel Brown wo mu gihugu cya Nigeria, n'umuhanzi mwiza cyane muri East Africa ndetse no muri Afrika yose, Diamond Platnumz. Ayo makuru n'ay'ingenzi turaza gusobanura neza, ni incamake y'ayo makuru turimo kugenda dusoma cyangwa se twagarukaho. Guys, umuhanzi mwiza cyane mu Rwanda muramuzi The Ben, nawe akaba yaregukanye igihembo cy'umuhanzi mwiza cyane wo muri Afrika. Nayo ni amakuru turaza kureberaho, ese koko The Ben yameritaga cyangwa se yabashaga kuba yatwara igihembo cy'umuhanzi mwiza muri Afrika yose, ahigitse abarimo ba Wizkid, harimo ba Davido, hakabamo na ba Burna Boy ndetse n'abandi bagiye bakomeye, dore ko hano mu Rwanda ho ahangana n'umuhanzi mwiza cyane Bruce Melody. Bivugwa ko The Ben na Bruce Melody, umuhanzi mwiza cyane hano mu Rwanda ari Bruce Melody. Abenshi murabizi cyane aho bagiye bakoraniye ibitaramo hano muri BK Arena, bose bafatanyije mu gitaramo cyitwa Groove. Murabizi cyane, so twagira ngo tubigarukeho. Umuhanzi Roskana nawe akaba muri iki gitondo haturutse inkuru mbi igiye itandukanye ko YouTube channel ye cyangwa se umuyoboro we rwa YouTube channel wibwe, ariko gukaba gwibwe n'abantu batazwi, dore ko umuyoboro abari kugerageza kushaka cyangwa se kumusecinga kuri YouTube channel barimo kubona hariho gucishwaho amalive y'abantu bari kurwana mu ntambara hagati y'igihugu cya Iran na Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nandi tutababwiye